tubifurize ibihe byiza abakunzi babiza TV Rwanda mwese aho muri hose. Reka tubifurize kandi umugoroba mwiza ku by'umukora ndetse n'ibyo murimo byose. Ndabizi neza ko mukurikirana ibiganiro byacu na documentary y'amakuru abagezweho amakuru atandukanye. Yasanzwe rero ari gusambanya inka ihaka nakasamutwe. Ni inkuru isa naho urwenya ariko ni inkuru isa naho ibabaje. Ni inkuru kandi yanditswe n'umunyamakuru ukomeye cyane witwa Olivier Nanturo kuri tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu mwaka 2025. Nitwa Eric Nshimiyimana naho yini biza TV Rwanda muri kumwe buvumbuzi siyansi bushakashatsi bucukumbuye imikino n'imyidagaduro. Byose ndahandi wabisanga atari kuri biza TV Rwanda. Wowe ukomeze kuri subscribe ukoresha amazi ibiganiro byacu na documentary bikugira umunsi ku munsi. Amakuru y'isi, ibyaranze isi, ubuzima bwa politike ndetse n'ibyamamare muri politike, imikino n'imyidagaduro byose tuzabiguha. Niba mu Rwanda ukabara uri mu Burundi muri aka karere k'ibiyaga bigari, Uganda, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abari Sudani mwese tubaye ikaze mu muryango ukwiriye wa Biza TV Rwanda. Abari kota amasimbi, bari za Canada, bari Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi hatandukanye mukurikirana ibiganiro byacu bya Biza TV Rwanda, turabashimiye kandi tubaha ikaze mu muryango mugari wa Biza TV Rwanda. Abaturage bo mu mujyi wa Kakamega mu majyepfo ya Kenya baguye mu kano nyuma yo gufata umugabo asambanya inka ihaka mu masaha y'ijoro. Akenshi iyo wumva abantu bavuga ngo uyu muntu afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, bakumva ngo uyu muntu afite yakure cyangwa se rimwe na rimwe mu mvugo za kera bati ni umusazi, babikomoka ahangaha. Ukumva ngo umuntu ni muzima ariko yagiye ajya mu kiraro cy'inka cyangwa se cy'ihene maze asambanya ihene cyangwa se afata ku ngufu inyamaswa runaka. Aho ngaho kenshi ni ikibazo kiba gikomoka ku buzima bwo mu mutwe. Uyu mugabo rero bivuga ko yitwikiriye ijoro akinjira mu rugo rw'umuturanyi maze agahohotera inka ye. Umuturage rero witwa Agrey Imbumi niwe wamufatiye mu cyuho, avuga kandi yumvise urusaku rutangaje ruvuye mu kiraro, akibwira ko inka iri kubyara, ariko agatungurwa no gusanga umugabo yambaye ubusa ari kuyisambanya. Abaturage kandi bahuruye bafite umujinya mwinshi cyane, batangira kumukubita ndetse no kumunyega, ndetse kandi bamutegeka guhunga yambaye ubusa cyangwa se kwirukanka yambaye uko yavutse. Nyuma kandi yongeye gufatwa ajyanwa kuri sitasiyo ya polisi ya Kwiselo, aho iperereza rikomeje ngo arebe icyaba cyamuteye gukora ibi bikorwa biteye isoni kandi biteye agahinda. Nyinga kandi yahohotewe Leonida Angaatia yavuze ko yaramaze igihe akeka ko hari uwinjira mu rugo rwe agahohotera inka ye ariko nta bimenyetso yari afite. Yatangaje ko adashobora gukomeza gukoresha amata cyangwa se inyama bituruka kuri iyo nka, asaba ko umuryango ukekwaho icyaha wamuha indi nka agashomboshwa. Uyu mugabo kandi si ubwa mbere yaketsweho gusambanya amatungo maremare ndetse n'amagufi, kuko bivuga ko umwaka ushize yigeze gufatwa ari gufata ku ngufu ihene ariko akabasha gutoroka ntafatwe. Polisi kandi irakomeza iperereza kugira ngo hamenyekane ibindi birenze kuri iki kibazo cyateye agahinda mu baturage bahariya muri gihugu cya Kenya. Ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu biteye agahinda. Reka duse naho twinjira ku buzima iminota mike bwo mu mutwe, aho bishobora kuba bituruka cyangwa se bishobora kuba bigana. Kenshi nuko uyu mugabo aba afite ikibazo cya trauma cyangwa se cy'ubuzima bujyanye no mu mutwe, ubwonko bwe bwarangiritse. Rimwe na rimwe kuba atarabonye ubuzima buhagije bwo gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu mugenzi we cyangwa se n'ab'igitsina gore, akaba niba yarabona umugabo afite umugore
ari ugasanga iwe mu buriri ntiyigeze anyurwa. Noneho icyo gihe iyo amaze kureba imyanya myibarukiro cyangwa se imyanya ishinzwe inzira yo kubyara ndetse no kwibaruka ku matungo, we agahita ashushanya akibuka ibyo agakwiye kuba ahabwa, ariko akaba atabihabwa akajya kubishakira mu matungo magufi ndetse n'amaremare. Ikindi kandi uyu mugabo nuko bishobora kuba bikomoka ku misemburo yaba yarafite, bishobora kuba yarabaye myinshi cyangwa se yararenze ibitekerezo byiwe. Icyo gihe rero iyo imisemburo ishinzwe ibijyanye na laprosexuel cyangwa se imibonano mpuzabitsina iyo mubanye myinshi, nayo ni kimwe mu cyamukururira kugira irari rirenze ukwemera, maze akinjira gusambanya amatungo magufi n'amaremare. Akenshi nanone ushobora gusanga hari izindi mpamvu zitandukanye zo kuba wenda ibijyanye na naturel kuba yarabirozwe cyangwa se ariyo abantu runaka bamuterereje, kuko nabyo turabyemera ko muri siyanse ibyo nubwo itabyemera, ariko tuzi ko muri sociology cyangwa se mu bijyanye n'imibereho ya muntu n'imibanire myiza y'abaturage, ibyo bintu bikunda kuba kumva umuntu rwose bamuroze ibintu by'uburozi bitabaho. Uyu mugabo rero kuba byaramubayeho akajya gusambanya itungo, inka, nta kindi bikomoka ku ubwonko. Twakibaza tuti se ubundi iyi nka yasambanyije yafashwe cyangwa se intanga zishobora kuba zakivanga, cyangwa se hashobora kuba icyo bita reproduction cyangwa se fertilization. Mu myaka yashize ntabwo byagiye bibaho kenshi cyane, ko byagiye biba kumva umuntu arakubwiye ngo yabyaye inka, igice kimwe ni umuntu, ikindi ni inyamaswa runaka, cyangwa se kumva ngo inka yabyaye umuntu ibyara n'igice cy'inyamaswa, cyangwa se ni igice gifite umutwe w'inka ariko ikindi gice ni amano, cyangwa se igice kimwe ni umuntu ikindi gice ni inka cyangwa se ihene. Ako rero uko byagiye biba, ariko ubundi busanzwe ntabwo uko ikiremwa muntu siyansi ivuga umuntu afite DNA yafite zitandukanye n'izimbwa, n'inka, ihene, intama. Kereka abi byaragiye bibaho wenda muri revolution, ugasanga wenda hari DNA ufite zijya gusa na DNA z'inyamaswa runaka, bityo mukaba mwabyarana. Kuko nk'ubu iyo tugiye mu bushakashatsi dusanga hari amaserire imbeba ifite, ku buryo n'umuntu iyo yafite bimworohera kuba wenda twamukoreraho ubushakashatsi. Niyo mpamvu kenshi usanga ubushakashatsi bukozwe ku mbwa niyo bukozwe ku mbeba, usanga aribwo butuma na muntu abaho, ariko ni gake cyane. Ari niyo mpamvu usanga siyansi rimwe na rimwe itakwemera ko umuntu yabana n'inka cyangwa se umuntu yabana n'ihene, ahubwo agomba kubana na muntu mugenzi we. Umugore agomba kubana n'umugabo, umugabo nawe akabana n'umugore, kuko ikiremwa cyangwa se icyo bita natural creation cyangwa se creativity, uko Imana yabiremye nuko yabiremye. Ni impamvu yashizeho igitsina gore, ishyiraho n'ab'igitsina gabo. Uyu mugabo rero namara kuba ahanwe n'iki cyaha, urumva ko abaturage bo bifuze ko yariha inka. Umuturage ati bati ntabwo nanywa kongera kunywa amata akomoka kuri iyi nka, kuko ushobora no gusanga n'ubundi aho yakomotse ari kuri uyu mugabo, cyangwa se ikitwa ko ari inyama gikomoka kuri iyi nka sinshobora. Ariko bagomba kunshumbusha nanjye nkabona inka nziza kandi nzima. Ngayo rero ni inkuru isa nahisekeje iteye akasamutwe, ariko nuko byagenze, nuko naho isi igeze. Nitwe ari kenshi Imana. Komeza ukore subscribe, ukoresha amazi ibiganiro byacu na documentaire bikugira umunsi ku munsi kandi bishya. Nubyumva kandi ukabimenya, uzamenye ko hawe ikaze mu muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda. Ikaze nanone.